Ubuntu amahoro y'umwami Yesu Kristo nabane namwe. Basuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanjye Eva cyase Evangelist Twahirwa Emi. Ndagira ngo dufatanye kwiga ijambo ry'Imana uyu munsi. Mbahaye ikaze aho muherereye hose ku isi yose ukurikira ijambo ry'Imana ku itabaza ry'agakiza mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Imana iguhereza umugisha. Ndabashimira cyane abakomeje kudushyigikira mu ivugabutumwa, mukurikirana ibiganiro byacu kandi mubisangiza n'abandi. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Hanyuma rero uyu munsi wa none tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga kumenya uko urwana urugamba cyangwa se guhagarara neza mu ntambara. Ni gute umuntu ahagarara neza mu ntambara kandi ahanganye n'umwanzi we, ahanganye na haduyi? Ni gute rero uhagarara neza mu ntambara? Reka dusenge. Mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro, turagushimira, tugushimiye kuba twitangiye ukamena amaraso yawe ku musaraba, ukemera gupfa, ukemera kubabazwa, ndetse mwami urupfu ntirwaguherana ahubwo urazuka maze udushyikiriza ubwiza n'intsinzi biri muri wowe. Data, turagushimiye uyu mwanya rero, turakwinginze kugira ngo ukomeze kubana natwe, uduhuguze ijambo ryawe nk'imbuto itabora, kandi mwami w'abami ugakiza kawe ukadukenyeze tukambare ndetse nk'ingofero. Urakoze, tuguhaye ikaze mu buzima bwacu, tuguhaye ikaze mu miryango yacu, tuguhaye ikaze muri aka kanya. Mwami uko uhorana natwe, rushaho kuvugana natwe, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo umwami w'abami, amen. Nanone karibu mu ijambo ry'Imana. Kumenya uko urwana intambara cyangwa se kumenya aho ukwiye kurwanira intambara, kumenya uburyo ukwiye guhagarara mu ntambara. Muri iyi si turimo ni intambara, muri iyi si turimo ni ibibazo, muri iyi si turimo uyu munsi buracyari byiza bikajya kugera ku mugoroba byahindutse hajemo akandi kantu, cyangwa se umunsi wose warangira byiriwe ari byiza, ejo mu gitondo bugacya ari ibibazo bitakumereye neza. Rero ni gute umuntu amenya ko arwana gutyo? Ntabwo ibyo bibazo ari ibintu byizana, ntabwo ibyo bibazo ari uko ntabwo ariko bikoze, ahubwo ibyo bibazo ni imigambi, ni imikorere ya Satani. Akenshi rero Imana ijya ibana natwe mu buryo bwinshi, ndetse umunsi ku munsi iraza ikaturwanirira. Ariko se ikurwanirira ubishaka? Ariko se ikurwanirira wayihaye umwanya ngo ikurwanirire? Cyangwa ujya uvuga ngo nakwirwanirira, cyangwa ujya ugerageza kwirwanirira? Oya, ndagira nkubwire ngo uko ukwiye kumenya kurwana intambara nk'umukristo, ugomba kumenya ko intambara zawe ntabwo zirwanwa n'umubiri. Intambara ntabwo zirwanwa n'uko uri umusore, ntabwo zirwanwa n'uko uri uburanga, ntabwo zirwanwa n'uko uri umunyarwanda, n'uko uri umurundi, n'uko uri umugande, n'uko uri muri Afurika cyangwa se uri umwera. Ntabwo aricyo kizirwana. Ikirwana izo ntambara ni uko uri muri Kristo Yesu. Haleluya. Ni ukumenya rero ngo ese ngiri muri Kristo Yesu, izi ntambara nzirwana gute? Dufite umwanzi tugomba kurwana nk'uko Pawulo yabivuze mu Bakorinto, avuga ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko umurezi wanyu ari hafi, kubera yuko ahora aduhiga, kubera yuko ahora ngo twambare intwaro zose z'umwuka. Haleluya. Intwaro ya mbere rero irwanya Satani ni ugusenga ukiranutse. Gusenga ukiranutse ni intwaro ya mbere igufasha nk'umukristo kurwanya Satani. Ahubwo se urwo rugamba ururwanira hehe? Urugero, igisiga ntabwo gishobora kurwana n'inzoka ku butaka ngo kineshe. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Impamvu kidashobora kunesha inzoka birwanira ku butaka ni ukubera yuko inzoka iri kuri ground, iri ku butaka, kandi niho ikinira, niho ikorera imyitozo, niho ibyo kurya byayo biri, niho irara, ibyayo byose ibikorera hano hasi ku butaka. Ntishobora kuguruka. Kugira ngo rero uyitsindire aho ngaho biragoye. Kugira ngo igisiga kibashe kunesha, kibashe gutsinda, kibashe kwica inzoka, bigisaba kugikura ku butaka, kikayifata kikayijyana mu kirere. Aho ngaho niho inzoka idafite stamina, ariko niho igisiga gifite stamina. Urwanira hehe intambara? Intambara zawe z'umwuka kenshi ushaka kuzirwanira mu mubiri, kandi ari iz'umwuka.
ngo kugira ngo uneshe umubiri nuko ugomba kujya mu mwuka, kuko umubiri nawo nushaka kukunesha nuko uzagukura mu mwuka ukagushyira mu mubiri. Kugira ngo uneshe Satani nuko ugomba kuba uri muri Yesu. Ntibishoboka ko urwanya Satani kandi uri mu ikipe ye. Ntibishoboka ko urwanya Satani kandi atuye muri wowe, nuko Yesu Kristo agomba kuba atuye muri wowe, hanyuma ukarwanya umwanzi we ari we Satani, kandi ari nawe mwanzi wawe. Kugira ngo igisiga kineshe inzoka bigisaba gufata ya nzoka kikayigurukana kikayijyana mu kirere aho idafite stamina, noneho kikayicirayo kikayirya. Ariko ku butaka ntibishoboka ko igisiga kinesha inzoka, biragoye cyane, biragoye. Haleluya. Ndagira ngo rero twige buryo ki, ese ni gute umukristo akwiye kurwana intambara ze zo mu mwuka, ni ryari? Haleluya. Bivuze ngo intambara y'umwuka irwanirwa mu mwuka, n'intambara y'umubiri ikarwanirwa mu mubiri. Ariko noneho twebwe ntabwo turi abanyamubiri, ahubwo turi abanyamwuka. Kugira ngo utsinde, hindura uko warwanaga urwo rugamba. Kugira ngo uneshe, hindura uko warwanaga, hindura system warwanagamo. Nimba hari ibyo wirwaniraga mu mubiri, change, bihindure, rwanira mu mwuka, kubera yuko niho hari ground yawe, niho ukwiye kurwanira ukanesha. Esteri ibice 4 umurongo wa 16. Esteri kugira ngo abashe kwegera umwami ntabwo byamusabye kwambara neza gusa, yego yambaye neza, ntabwo byamusabye gusa neza, gukaraba no kwisiga gusa, ahubwo ubwo buranga, ubwo bwiza yongeyeho no kwiyiriza no gusenga. Reka tuhasome Esteri ibice 4 umurongo wa 16. Aravuga ngo iki: genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Uwo ni Esteri. Haleluya, haleluya. Ngo Esteri iki gihe yari amaze kumenya ko Morodekayi yasuzuguye umutware, noneho hashyirwaho itegeko ry'uko abayuda bose bicwa bakarimbuka. Mu gihe ntabwo igihe cyo gutunga inkoni cyari cyakageze, ariko kuko yari ari ibwami, ari umukobwa mwiza, yaratoranyijwe mu beza, kandi yari yararezwe na se wabo ari we Morodekayi, arangije arisiga arambara, aravuga ngo noneho ngiye gusenga iminsi 3, ariko nawe mugende, namwe mugende, muterane musengere hamwe, hanyuma nzasaba gusanga umwami, nzamusanga nirengagije iki itegeko rivuga. Nimba ari ukurimbuka nzarimbuke, kuko yari yiyemeje kurwana urugamba. Ariko mbere yo kugera imbere y'umwami yabanje kurwana urugamba rwo mu mwuka. Mu minsi 3 n'amajoro 3 batarya batanywa bavugaga iki: Mana mpa favor, Mana ngirira neza, Mana rira tegeko umwami yasohoye, mwami biriya bavuze ko abayuda barimbuka, turabyanze mu izina ryawe, Uwiteka dutabare. Ayo niyo masengesho bari barimo iminsi 3 n'amajoro 3 batarya batanywa. Nukuvuga ngo mbere yuko agera imbere y'umwami yabanje kurwana urugamba mu mwuka. Yamugezeho abizi neza yuko yamaze kumufata mu buryo bw'umwuka. Kwiyiriza no gusenga ni intwaro nziza yo kurwana urugamba rwo mwuka. Kwiyiriza no gusenga ku mukristo ni intwaro nziza yo kurwanira mu mwuka. Ni intwaro nziza itsinda ababisha, ni intwaro nziza ihindura imigambi y'abagome, ni intwaro nziza igushyikiriza abatware, ni intwaro nziza iguha favor na promotion, ni intwaro nziza iguhereza ubutsinzi, ni intwaro nziza ituma urugo rugira amahoro, ni intwaro nziza ituma umunezero uzi wawe, ni intwaro nziza ituma umutima wawe unezerwa. Gusenga no kwiyiriza, ibi nibyo Esteri yakoze. Yabanje gusenga no kwiyiriza na bene wabo bose mbere yuko agera imbere y'umwami. Wowe ugera imbere y'umwami utabanje gusenga, wowe ujya gusaba akazi utabanje kubisengera, wowe ujya hariya hahandi ukeneye utagize icyo ubwira n'Imana, imigambi yawe nta Mana y'ibirimo, niyo mpamvu bitaba successful. Haleluya, haleluya. Impamvu utsindwa si ikibazo cy'imiterere yawe, si ikibazo cy'imiterere, si ikibazo cyo kureshya, si ikibazo cy'isura, ni ikibazo cy'umwuka,
ni ikibazo cy'uko utazi aho ugomba kurwanira urwo rugamba n'uburyo ugomba kururwanamo. Haleluya. Ntushobora kunesha intambara yo mu mwuka ukoresheje umubiri, ukoresheje ibikoresho byo mu mubiri, ukoresheje kuri uwo kwa runaka, ukoresheje kuri uwo mu bwoko runaka, ukoresheje kuri uwahana. Ntushobora kunesha. Ntushobora uko nguko uvuga ibyo uvuga by'amashuri, ibyo uvuga by'ubushobozi, ibyo uvuga, ntushobora kunesha urugamba rw'umwuka ukoresheje umubiri. Gusenga no kwiyiriza ni intwaro nziza yo kunesha urugamba mu buryo bw'umwuka. Dusomye mu Kuva, igitabo cyo Kuva ibice 17 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 14, hatwereka neza uburyo Mose ngo yazamuraga amaboko, Yosuwa akaneshesha inkota. Haleluya. Ukwiye kurwana intambara mu buryo bw'umwuka mbere yuko winjira mu mubiri. Umwuka ubanziriza umubiri. Haleluya. Reka tuhasome Ukuva ibice 17 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 14. Reka duhere ku 8 gatoya. Ngo maze haza abamaleki barwaniriza Abisiraheli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo mugende murwanye abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse. Arwanya abamaleki. Haleluya. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisiraheli bakanesha, yayamanura, abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega, aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza izuba rirenga. Yosuwa atsindisha abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abamaleki, bakibagirana mu bo mu isi y'ijuru bose. Imana idufashe. Imana igukurireho abamaleki. Uyu munsi uravuga ngo nta bamaleki bahari, ariko izo mbaraga z'umwijima zikurwanya, ibyo biroto bibi bikurwanya, ibyo urota uhinga, urota wiruka, urota, ibyo byose bikwataka, ni abamaleki. Imana ibakurwanyirize. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo Mose yazamutse umusozi ari kumwe na Huri na Aroni, bajya kurwana urugamba mu buryo bw'umwuka. Yosuwa amanuka hasi mu kibaya ajya kurwana urugamba mu buryo bw'umubiri. Ariko twabonye ko Yosuwa warwanaga mu rugamba rw'umubiri akoresheje inkota, atari we warwanaga, atari we waneshaga, ahubwo yashyiraga mu bikorwa ibyo mu mwuka harimo kubera. Uko Mose azamuye amaboko afashe inkoni y'Imana, niko Yosuwa yaneshaga. Ariko uko amaboko ya Mose ananiwe akamanuka, niko Yosuwa yatsindwaga. Ndagira ngo nkubwire ngo mu buryo bw'umwuka nunanirwa uzatsindwa. Mu buryo bw'umwuka nunanirwa umuryango uzatsindwa. Mu buryo bw'umwuka nunanirwa uzatakwa n'imbaraga utazi iyo zituruka z'umwijima. Mu buryo bw'umwuka nunanirwa byose bizakunanira, kubera yuko waferinze mu buryo bw'umwuka. Ariko mu buryo bw'umwuka n'ubuhagaze neza uzanesha, uzatsinda. Ba Mose ku muryango wawe, ba Mose mu rugo rwawe, ba Mose mu nshuti zawe, ba Mose mu gihugu cyawe, ba Mose uhagarare udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, uhagarare udatsinzwe n'icyaha, uhagarare amaboko atananirwa. Si ukuvuga ngo ugiye kuzamuka umusozi kanyarira n'ahandi umazamura amaboko, umanika amaboko, ahubwo icyo ugiye gukora ni ugupfukama amavi yawe, ukazamura amaboko, ugasenga, ukegera Imana, ugakiranuka, ugashaka Imana n'ubwiza bwayo bwose. Hanyuma mu buryo bw'umwuka ibintu birikora. Mu buryo bw'umwuka aho uzajya fevizaza. Mu buryo bw'umwuka icyo uzakora cyose kizakunda. Mu buryo bw'umwuka icyo uzashaka cyose uzakigeraho. Be patience. Nta nubwo byabaye ako kanya gusa. Mose yaraza aho agomba kurwanira. Yazamutse ku musozi, ntabwo yamanutse mu kibaya ngo asange Yosuwa, kuko mu kibaya hari y'abanyamubiri. Ahubwo yazamutse ku musozi nk'umunyamwuka.
nuwuhe musozi ujya uzamuka ugiye gusenga? Sindimo kukubwira imisozi gusa iyi ngiyi yaremwe, ahubwo ndimo kukubwira ni igihe kingana iki ufata usenga, ni igihe kingana iki wiha Imana. Byatwaye n'umwanya kuva mu gitondo kugera izuba rirenze. Wirambirwa, biragusaba kwihangana, kuko Mose yasabwe kwihangana, akemera kutamanura amaboko nubwo birimo kumurya, nubwo arimo kunanirwa. Yasabye kwihangana, yagombaga kwihangana. Ugomba kwihangana mpaka unesheje. Ngo reba igihe iki kibazo nyimazemo, reba igihe maze nta rubyaro, reba igihe maze amashuri byanze, reba uburyo ihangane, wongereho kwihangana, wongereho kwihangana, wongereho kwihangana, ariko ukomeze gusenga kurusha mbere, hanyuma urebe kudatsinda. Haleluya. Ibanga rya kabiri ni ukwihangana no kumenya ground ugiye kurwaniraho, no kumenya aho ugiye kurwanira. Haleluya, haleluya. Intambara yo mu mwuka itera kunesha cyane mu by'umubiri, mu bigaragara, mu bifatika. Ushobora kwiyiriza umubiri wawe ukababara, ukahananirirwa. Ushobora kumanika amaboko usenga bikananirwa, ushobora gupfukama ukananirwa, wowe ukumva ko nta cyabaye, ariko mu buryo bw'umwuka ibintu biba byakoretse. Mu buryo bw'umwuka uba wanesheje. Mu gihe rero unaniwe nibwo Imana igukomeza. Haleluya. Igihe abarwanira mu mubiri hasi bari bananiwe, igihe umanitse amaboko yarananiwe, nibwo batangiye kunesha, nibwo barimbuye abanzi babo. Haleluya. Kuramya Imana n'ijambo ryayo ni intwaro yo kunesha, ni ubukire nyabwo. Kuramya Imana, kwiga ijambo ryayo ni impano, ni ukunesha, ni intwaro, ni ubukire nyabwo kandi bukomeye. Buri rugamba utsinze rugushyira ku rindi level, ku yindi level, ku rundi rwego. Ntugatinye urugamba. Haleluya. Buri rugamba urwanye rukugeza kuri level runaka. Ntabwo rugusiga uri mutoya, ruguhiranka, rukuriza stage, rukujyana ku yindi escalier. Kuko Yesuwa mu kurwana rugamba yarwaniye mu kibaya, rwamuhaye kugera ku yindi level yo kutazongera guhura n'abamaleki, kuko yanesheje abamaleki arabarimbura. Haleluya. Byamuhaye kugera kuri level yuko byandikwa mu rwibutso ko Imana yakoresheje Yesuwa na Mose bakanesha abamaleki. Buri season urimo gucamo izabe urwibutso. Buri season urimo gucamo ihangane kugira ngo ikugeze ku yindi level. Nubwo bikuruhije, ihangane biragusiga ku yindi level. Nubwo bikunanije, ihangane birakugeza ku yindi level yo kwizera no kunesha. Haleluya. Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 13 wa 11 kugera ku wa 13. Dawidi yihanganiye mu ishyamba. Hatugaragariza uburyo ki Dawidi yakubitiwe mu ishyamba, agakubitwa n'imbeho, agakubitwa n'inzara, agakubitwa no kurwana n'amadubu n'intare n'ibindi byose byashakaga kumurira intama, ariko kwihangana kwe kwasohoje umurimo wako, kwasohoje umurimo wako. Yaritoje kurwana, yitoza kurwana n'idubu, yitoza kurwana akabyica, akica amasega byiciye mu ishyamba, ariko byamugejeje, byamusize kuri level yo kumenya gutera ibuye neza, kugera ku rwego yanesheje Goliyati amukubise ibuye mu ruhanga nk'uko yajyaga ari kubita idubu. Eka tuwasome Samweli 16 umurongo wa 11 na 13. Samweli abaza Yesaya ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesaya ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta. Niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta, ayamusukiraho imbere ya bakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Haleluya. Uwahoze ari mu ishyamba, uwahoze ababajwe n'umuyaga, uwahoze arwana n'intare n'idubu,
bimusize kuri level yo gusigwa amavuta imbere ya bene se. Wowe uhoze mu kibazo, wowe utinze muri ibyo ngibyo, wowe utinze mu munaniro, wowe utinze mu gutabwa, wowe utinze mu gusigwa wenyine, wowe utinze aho ngaho, ndagira ngo nkushishikarize, ndagira ngo nkwibutse ko one day, umunsi umwe, Imana izagusiga amavuta imbere y'abakuvuze, Imana izagusiga amavuta imbere y'abakwanze, Imana izagusiga amavuta imbere y'abagutaye, Imana izagusiga amavuta igushyire ku rwego basigara bavuga ngo aho umwuka w'Imana uzaba ukuriho nabo bakaba babizi, bakavuga ngo uriya yarasizwe, uriya yarasizwe. Ntabwo uzasubira mu ishyamba kuragira, hazajyayo abandi bapagasi. Ntabwo uzasubirayo kuragira intama, oya, ahubwo iragusiga ku rwego rwiza. Kubera iki? Kuko wihanganiye muri iryo shyamba, Imana irarigukuramo. Kuko wihanganiye muri icyo kibazo, Imana irakigukuramo. Kuko wihanganiye aho hari amarira, Imana irahagukura iguhoze. Haleluya. Imana ntireba ku buranga, Imana ntireba ku gikundiro gusa, Imana ireba ku mutima ushatse, ku mutima unyuzwe, ku mutima uyikunda, ku mutima uyishakana umwete. Buri rugamba rwose urwanye rugusiga ku yindi level. Icyo kibazo urimo ndagira ngo wige kurwana neza, unihanganira aho hantu, usenge wiyiriza, uyishaka kandi utumbire mu maso hayo, biragusiga kuri level nziza yo gusigwa amavuta. Ihangane nshuti yanjye. Nubwo ari igihe kirekire ihangane, nubwo bikugoye ihangane, nubwo warwaye ukabura ugusura ihangane, nubwo wababaye ukabura ukubwira ngo humura ihangane, biragusiga ku rundi rwego rwo kunesha, biragusiga ku rundi rwego rwo gusigwa amavuta, biragusiga ku rundi rwego bari buvuge ngo wow, dore uburyo Imana ikora, biragusiga ku rundi rwego bavuga ngo Mana warakoze, Mana urashoboye, nabo bizere kubera yuko wizeye kubarusha. Haleluya. Yaritoje kurwana bucece, agatera idubu n'intare, yabyicaga abirindiye ku ntama za se. Yarindaga intama za se, akica idubu, akica intare, akica n'ibindi byose. Haleluya. Mu ntambara niho dusigirwa rero, tubonera amahoro. Ibyo ngibyo bigaragara iyo tumaze gutsinda urugamba. Haleluya. Mu ntambara tuhasigirwa amavuta, mu ntambara tuhasigirwa ubuzima, mu ntambara tuhasigirwa ubutsinzi. Urwo rugamba urimo gusigwa, gusa ntago aka kanya byahita bigaragara, ntabwo twahita tubibona kubera ko uracyari mu ntambara nyine, uracyambaye imyenda y'intambara, iracyariho ibizinga byabo urimo kurwana nabo, iracyariho imibabaro, iracyariho agahinda, iracyariho umunaniro, uracyari mu ntambara nyine, ariko uko urimo kurwana ako kanya urimo urasigwa. Ibyo ngibyo rero bizagaragara ko wasizwe nyuma umaze gutsinda, unesheje. Haleluya. Iyo tumaze gutsinda urugamba nibwo tubona ko twasizwe. Usomye muri Yohana 8:32 haravuga ngo ukuri niko kuzaba batura. Haleluya. Buri muntu agira ubwonko bushya kubera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana riri muri wowe ugira ukuri. Iyo ijambo riri muri wowe urahinduka. Iyo ijambo rije muri wowe icyaha uragihunga ukajya kure yacyo, kubera yuko ijambo ry'Imana ni ukuri. Kandi ukuri niko kutubatura ibyaha, kandi ukuri niko kudukura aho ngaho, kandi ukuri niko kudukiza, kandi ukuri niko kuturema, ukuri niko kuzaba batura bene data. Haleluya. Gaburira umwami wawe amashimwe. Imana yacu nta bindi byo kurya byayo, ni amashimwe gusa. Mana warakoze ko wagize gutya, Mana warakoze ko wabanye nanjye. Ariko ibyo ngibyo amashimwe aza iyo uvuye mu rugamba, iyo utabarutse, amashimwe nibwo akuzura. Rwana intambara nziza, rwana intambara yo kwizera, hanyuma amashimwe urebe ngaraza. Zaburi ya 23 umurongo waho wa 5 avuga ngo Uwiteka ategura ameza imbere y'abanzi bawe, Uwiteka anegurira ameza imbere y'abanzi banjye. Dawidi wari uri mu ishyamba, abandi bagombaga kurya adahari, akanumva yuko mukuru we yabaye umwami, ariko siko byagenze. Ahubwo Imana yamuteguriye ameza imbere ya bene se. Imana yamuteguriye ameza imbere y'abatamwibukaga. Wibuke ko bari baranamwibagiwe, bavuga ngo cyakora hari akandi gahungu karagiye intama, ariko Imana yaramwibukaga. Haleluya. Haleluya. Nubwo waba wicaranye n'abanzi bawe ku ntebe imwe, irya ibyo kurya, irya kandi ugaburire umwami wawe amashimwe no gutungana
araza kubihindura witurije gusa. Haleluya, haleluya. Araza kubihindura witurije. Esiteri ibice 7 umurongo waho wa mbere kugera ku murongo wa 6. Reka dusome tunasoza. Uburyo ki ushobora kubana n'umwami wawe ukamugaburira amashimwe witurije, wicecekeye, wowe ugasangira nawe nubwo wicaranye na Hamani, nubwo wicaranye n'umwanzi wawe, iriri wowe rya. Haleluya. Narimvuze ngiriri. Haravuga ngo Esiteri 7 umurongo wa mbere kugera kuri 6 turavuga ngo nuko umwami na Hamani bazana na Esiteri umwamikazi mu nkera. Kuri uwo munsi wa kabiri umwami yongera kubaza Esiteri bari mu nkera ati urasaba iki mwamikazi? Esiteri ukagihabwa. Urashaka iki? Naho wansaba umugabane w'igihugu nawuguha. Haleluya. Nuko umwamikazi Esiteri aramusubiza ati niba ngutonyeho nyagasani ukabishima, ngusabye agahanga kanjye ndetse ukize n'ubwoko bwacu, nicyo nsaba. Nuko njyewe n'ubwoko bwacu twaguzwe ngo twicwe, turimburwe tumarweho. Iyaba twaraguriwe kuba imbata n'abaja ntacyo mba mvuze, nubwo uwo mwanzi atabasha kuriha umwami ibyo aba yishe. Maze umwami Ahasuwerusi abaza umwamikazi Esiteri ati ninde uhangaye kwigira iyo nama kandi ari he? Esiteri arabasubiza ati umwanzi wacu uturenganya n'uyu mugome Hamani. Hamani agirira ubwoba imbere y'umwami n'umwamikazi. Muri ako kanya umwami ahagurukana uburakari, ava mu nkera arasohoka ajya mu murima w'ibwami. Hamani nawe ahagurutswa no gusaba umwamikazi Esiteri agahanga ke, kuko yari abonye ko umwami amaramaje kumugirira nabi. Haleluya. Imana yacu idufashe. Amasengesho Esiteri yakoze n'ubwoko bw'abayuda bwose, none igihe cyari kigeze cyo kuvuga icyo umutima ushaka. Yari yatunzwe inkoni yegera umwami, yari yamaze kumugera kubera yuko intambara yarwaniwe mu mwuka. Aravuze ngo naho wansaba 1/2 cy'igihugu nakiguhereza. Kandi yari yicaranye ku ntebe imwe n'umwami, yicaranye n'umwanzi we. Uvuga ngo mwami, uyu nguyu niwe mwanzi wacu, arashaka kutwica no kuturimbura. Yacuze umugambi umeze gutya na gutya, kandi ejo bidatinze birasohora. Dutabara, irwanira intambara mu mwuka, witurize umubwire uko bimeze, urebe ngo Yesu Kristo arabikora, urebe ngo Yesu Kristo aragira icyo abikoraho. Irwanire, rwana intambara mu mwuka gusa, ubundi utegereze gukora kw'Imana. Imana ibahereze umugisha. Murakoze gukurikira ijambo ry'Imana. Ikaze kandi tubahorane kuri iyi YouTube channel Itabaza ry'Agakiza. Uwiteka Imana abahereza umugisha. Ufite igitekerezo wakitugezaho muri comment, wakora share kuri bagenzi bawe, inshuti zawe, yewe rwose wakora na like ijambo warikunze. Imana iguhereza umugisha. Uwiteka Imana abahire kandi abagirire neza. Mbifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Mbifurije umugisha w'Imana itanga n'amahoro n'umunezero itanga. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda. Ciao ciao.